rap ndayimerita rap simpatiriza kubera ko nyiyumvamo hip hop niyo nkunda hip hop niyo mvuga rap niyo ndirimba nzapfa nyiririmba ntayiririmbye napfa n'intimba zarombajije uwo mukobwa wanteye indobo you have to think twice nawe uzayiterwa. nongeye kugushimira nongeye no kugusuhuza wowe ufata umwanya ugakurikirana GAD TV SHOW ibintu by'agaciro cyane n'ibintu by'ingenzi turabakunda cyane none kuri uyu munsi nkuko bisanzwe mubimenyereye n'ubundi turi ku munsi ufite igice cyinshi wagira ngo n'ubundi imvura iri buze kugwa ariko ubundi imvura ni umugisha n'ibintu by'agaciro niba wumva utameze neza niba wumva bitagenze neza n'uyu munsi ariko ejo ubutaha bishobora kuba byagenda neza nkuko wowe ubyifuza. So nagushishikariza kudusura ku mbuga zacu zigiye zitandukanye hariho Instagram GAD TV SHOW hakazaho Instagram KCB Talent Promotion hakazaho kigali-site.com website nziza cyane iriho ibintu byiza cyane bigiye bitandukanye amakuru meza ubuzima butandukanye ibintu dushyashya utuntu n'utundi abantu bakunda gusoma abafite amazina atandukanye wumva ushaka kumenya ubusobanuro gihari urahasanga menshi cyane bityo ugende urushaho kumera neza cyane. So uyu munsi ndi kumwe n'abantu n'aba superstar kambita superstar kuko nabo icyo cyerekezo twese turi kujyamo turi kumwe n'abastar bagiye batandukanye mu njyana zigiye zitandukanye ariko kuri uyu munsi twahisemo kuzana uwa hip hop agiye gutangira aduflowingiramo muri makeya. Rap ndayimerita rap simpatiriza kubera ko nyiyumvamo hip hop niyo nkunda hip hop niyo mvuga rap niyo ndirimba nzapfa nyiririmba ntayiririmbye napfa n'intimba atayiririmbye yapfa n'intimba mwita Jahbless meze bite ni fresh ntaribe ku ruhande hano turi kumwe n'undi muntu agiye gutangira twibwira. Yeah bro, this MC Arsen is the one only from east to west toujours I'm the best. Love. One yeah the one only ako byarabushanze the one and only from east to west I'm the best home the one only from east to west now enough to serve enough to serve bro other superstars aracyari east and west ariko ni mu MC mwiza cyane umukeneye kuba yagufasha mu kuyobora ikirori cyaba cy'ubukwe cyaba ibirori bigiye bitandukanye zugira ibirori byinshi MC Arsen arahari kuba yagufasha ikindi no gusaporinga cyane abana bakizamuka Arsen arahatubereye. Jahbless amakuru yawe meze bite? Amakuru ni fresh ntaribe ibintu ni neza to ndakubona na swaga nyinshi cyane kuri ubu Jahbless ejo mbeshyize hanze indirimbo gerageza tubwire iyo ndirimbo uko yitwa. Indirimbo yita warambabaje tuzayisanga he? mwasanga kuri KCB Talent KCB Talent Promotion niho indirimbo ye iri ushobora kuyisanga yitwa warambabaje. Ira ndirimbo ujye kuyandika ndagira ngo baza akantu gatoya wenda mbere yuko tujya in deep mu kiganiro hari mu baby wakubabaje shawapi ntawe kabisa no ashobora kuba mu baby aguteye reka wapi ntago ari byo. Okay ujya kuyandika inspiration wari wayikuye he? Inspiration nyine tumfite inshuti mfite nyine ndeba nyine kuko school nyine haba ari abantu batandukanye byatarure ibintu bigenda bibabaho kavuga ati kana nanse kwaka kantu bya fresh kuko kaba ku bantu benshi cyane Mirizi basanga Arsen baramuteye indobo gati ujyaho kandi yashoboka labyo baze kufite indobo zingahe yes okay nkira underground nako kira upcoming nako umva indobo twarazitewe sibyo urebye na Kiss Brown umusitari nawe urebye yatewe indobo nubango mu cyiciro cyawe aterwa indobo kuko hari abandi baba kurenze mu cyiciro cyabo so twateye indobo bro twateye indobo gusa this time I have ikintu mbwira kuri kamera gira ikintu mbwira umuntu waguteye indobo se kanze ndebe ari ahantu kure cyane sibyo namuri indirimbo ariko bitewe na do yanjye yubaye MC ntabwo ugihuza niyo kuririmba ariko naranditse ni mu cyumba ndaririmba nsanga cyangwa niho wandikiye Jahbless oya Jahbless nawe ngiye wamwandikiye gusa ngarutse mu kibazo arombajije uwo mukobwa wanteye indobo you have to think twice nawe uzayiterwa akaba aramubwiye umuntu wamuteye indobo
think twice na filime muzayisanga kuri KZB Talent ku cya Jahbless ntabwo ari njye wamwandikiye kuko Jahbless is a good rapper ikindi ni n'umwanditsi mwiza nzi ko ntushidikanya indirimbo hafi ya zose araziyandikira nubwo ntamusubirije Jahbless uri umuhanzi wa hip hop kuko mu njyana zose zivaho wahisemo hip hop nakuze nyine nkunda hip hop inspiration cyane cyane ni Riderman naramukunze byatari ndavuga ati I can trying ndebe ko bindimo na nyine ndirimbo hip hop kuri ubu ngubu ababyeyi bacu cyangwa se na societe tubayemo cyangwa se n'umuco wacu bajya bumva ko iyo ugiye mu njyana cyane cyane za hip hop utavuga ati umwana wacu aratunaniye agiye guhita bikirara agiye kunywa ibiyobyabwenge kuko ubusanzwe bazi yuko most of famous people abantu benshi b'abastar bakora ino njyana banywa ibiyobyabwenge wowe tubwire nta gufataho nawe ngo byibuze ngo bikongere shawapi kabisa basanga ureba nawe nyine kugira ngo ngere imbaraga reka okay ubona biterwa n'iki kuba umustar cyangwa se abantu cyane cyane mu njyana ya hip hop bakunze kuba bamwe ibiyobyabwenge nyine hari apeti nyine bafite imyaka nyine ishushe nyine navuga wenda nk'ubadoresa yakura nyine abona kuntu bushara ari kuririmba avuga ati nanjye ngomba gukora ibyo akora kugira nyine nisanishe nawe urumva kumva ko nyine gukora nk'ibyo akora nawe ari byo byamuzamura kandi ntago ari byo fresh gira ikintu ubwira abantu nk'abo ngabo none kabisa nyine ikintu nge nababwira babyikuramo ntago ariko babiri wakura injyana yawe niyo winywera fanta yawe apana nyine kugendera ngo kuri bushari ngo kuri pifra wapi akabireka okay wenda kuri icyo kintu wowe nka MC Arsenizo East and the West best of the best home the best ariko hafi aho ngaho Texas okay icyo nababwira ku bantu nta muntu utagira inspire umuntu inspiring cyane ko tugenda dukunda ibintu bitandukanye kuri ku kibazo babajije icyo nabwira urubyiruko wenda rudukurikiye nuko mu mpano yawe muri tala yawe uzajya ugerageza uyidevelope ariko ntuzajya ukurikiza ibibi wamuinspire cyangwa se wamuntu ufatiraho urugero agenda akora cyane nk'ibyo wari uvuze byo gufata ibintu by'ibiyobyabwenge birengereye kubera ko biri muri bimwe byica impano yawe usanga aho kujya hejuru usubiye hasi bitewe n'uko nyine uri kuzazamura uri kugenda ujya hasi bitewe na drugs ugenda ufata so uriwe be who you are ariko wa muntu uko inspiringa ntazigera ko inspiringa mu bintu bibi ako inspiringa mu bintu byiza bishoboka okay wenda kuri icyo kintu ndagerageza mbaze Jahbless ubuzima tubayemo ndakeka atari bwiza nkuko tubwifuza ubufata gute ukabuhuza n'umuziki wawe nyine ubuzima tubayemo abari danje kabisa abarukwiye nyine umuntu iyo ukiri umusore ufite imbaraga uba ugomba gushakisha nyine utujobu dutandukanye ukagerageza nyine kuyifatanya music n'akandi kazi nyine kuko ntabwo wakora music iyo ukishakisha nguragura keshi ya fresh wapu ugomba gutigita byatari na keshi ukayibona ipenti ukayibona na music ukayikora nyine ugahiga nyine ukigomwa indirimbo wakoze warambabaje wayikoreye kwande nayikoreye kwa Jimmy Creek salute gira icyo ubwira Jimmy Creek peace kabisa peace kubafana ho muri okay wenda gerageza kuko turibanda cyane nubwo akavura gatangiye kugwa gerageza uduflowingiramo gakeya kuri warambabaje indirimbo ye muri busange kuri KZB Talent Promotion usimbukire ukore subscribe GAD TV naguhajuru nifashe se naguhaye urukundo rwanjye rwose urarufeka wereka ko ngukunda biranga bibi by'ubusanga uranakira cyane ngurashaka ngaho kuba nkugurira kadasle uranga nkura nkatira ngurashaka etage hadaciye kabiri ngurashaka ngimodoka nkugurira Ferrari nayo urayanga ngurashaka Bugari naguhaga impano nyinshi ukazica nzireba ngurira agakufi kadiyamura kanenga gusohokana Serena ngo naho urahanenga ngurashaka imahanga uwo muntu ariko ndumva ntabwo ajya ashima ntabwo ajya ashima nyine niba bamugurira ibyo bintu byose ni Slay Queen ariko ubundi ijambo Slay Queen ridusobanura nyine wa baby nyine umujyana n'ibigezweho urumva nyine utakumva nyine ikibazo cya sheri we akavuga ati nyine akajyana n'ibigezweho mbese n'ubonetse wese n'uryo nabivuga mbe Slay Queen wowe yumva gute Slay Queen mu magambo make Slay Queen
ni wa muntu ushaka gutera intambwe watariho cyangwa akigaragaza we uko atari cyangwa se yanaba uko ari yanakwigaragaza bikajyamo ugasanga ari kwishongora arabihuhuye none bagutera amabuye wengere sire kwini nta nzone ibiki. Okay, wenda nkawe impano yawe challenges wahuye nazo ni nkiziye, ndakeka aricyo kibazo twari tugeze. Challenges nyine uhura nazo hari ukuntu nyine uri kumwe n'abajama se urumusani ati ntaribi nyine tundagerageza ati se waduhaye flow ko twumva ari neza flow kabakubitira akabaho nyine abemera cyangwa se n'abapinga baguca intege ntago byabura. Ndumva izindi se navuga kwihininga nyine ubuciri bwo kujyana studio aba ari danje bisaba gufunga umwuka kwigomwa to. Okay, Arsen, wowe wenda uri MC cyane cyane ukunda gukina indirimbo z'abana bana kugira byibuze nabo biyumva ko bashoboye cyangwa se ko hari icyo nabo bakoraho cyangwa se hari nyine ubaha motivation niko nabyita. So ubona ari iki kibura kugira ngo byibuze nabo batera imbere bazamuke? Okay, first of all hano harabura icyo nakwita promotion iri mu rwego rwo hejuru ku buryo kibashobora kuva ahanga muri zihudu ku buryo bagera mu karere bakaba bagafata kuko bafite impano byo biragaragara nawe urabizi wenda. So haracyabura ikintu cy'ubufatanye kuba promoters cyangwa se ku bantu bafite izo nshingano ku buryo ki ejo n'ejo bundi bashobora kubageza cyangwa se twebwe dushobora kugeza abahanzi bakizamuka hejuru ku buryo ki nabo bashobora kuzagera muri izo competition tujya twumva kuko nta muntu wipromotinga ya impano y'umuntu arayikora hakagira abamujya inyuma bakamupushinga. So dukeneye gushyira hamwe together GAD TV aba MC aba DJ aba partners bikagera mu karere bizagere no hejuru kugira ngo turebe uburyo ki natwe twagira uko twumvikanisha impano zacu ndetse na message binyuriye muri izo mpano. Turi ahantu wenda kure cyane ariko ntago ari kure cyane ku buryo kuko YouTube yaraje irabikemura everywhere ahantu hose uri ushobora kuba wakina indirimbo. Jahbless, inzozi zawe nizi ubundi? Inzozi zanye numva ngira mu mutima wanjye nyine tu gusora ibihangano byiza umuntu yabyumva bikanyine bikabasha kumuhindura akisubiraho. Ndumva ari izo ngizo kabisa nyine nkasora ibihangano byanjye bakabyumva bikabagira akamaro. Uramutse wemerewe collab n'umuntu wifuza wayisaba nde? Umuntu nayisaba ni igisumizi kabisa. Igisumizi Riderman Riderzo. Okay, kuki ari we mu baraperi bose bari muri kino gihugu wiyumvamo cyane? Nanjye ntago mbizi kabisa. Nanjye ntago mbizi nyine nuko mwiyumvamo kandi ngakunda n'ibyo akora nuko. Hari indirimbo y'ibyibizo wabuze? Indirimbo ze nzi ni nyinshi, hari nk'akarimbo nyine akenshi namenyeyeho cyane ka kera byatari bita amateka. Ni amateka na akakera byatari kazi ngurimbo agace gato na akaririmbo ntarira. Jugunya ifumbire wese igiti cy'amahwa cira mu gakino kawe nkujya ubanya kubahwa ntuzigera unyagirwa ntuzigera utondagirwa ndumutaka ndikirura sindi ntyozo hiteka ku micyo showbiz si imyitozo ni ibintu nk'ibyo. Showbiz si imyitozo ariko ubundi nuza Jahbless umuntu gute? Okay, Jahbless uburyo mubona God, hano we have men talented guys benshi cyane ariko Jahbless afite umwihariko. Jahbless ni wa muntu ukunda ibyo akora kubera ko bwa mbere ngeraho nk'inshuro 3 yangezeho afite ari n'igikaye registre kimwe kiri bya akakigendanye narinzi ko ari n'umuntu w'umukangurambaga kapo yifunga bya kiwapa ariko nkabona na kaye registre naje kuzamubaza ambwira ati hanga harimo imitungo. So icyo naje kuvumbura rero akunda ibyo akora yukunda ibyo ukora rimwe na rimwe burya naho bikugezaho utari witeze. So umuntu akakubonamo ikintu mbere uko nakibonamo cyane mu kigrande se ukigire big. So namubonyemo nkuko nabamubonyemo n'abandi n'impano idasanzwe akunda kandi anashoboye no kuzamugeza kure by the way. Akawanda nizi ukurikije hano muri Cape Town ubona ari izihe mpano zindi ubona zihari utakikaga uzaba zihari? Ahanga Texas ahanga Camp hari impano nyinshi cyane ngenda mbona urumva nk'abantu nyine babyina abantu bakina theatre filme
n'imivugo barahari ntago babura ni benshi cyane kabisa bafite impano. Tugiye mu rwego rwa sinema ya hano yibona gute? Sinema yaha nyine igenda itera imbere, igenda igerageza, mbamona nyine bizagenda biza gake cyo bashaka nyine bakakigera kuko barabizi nyine barabizi cyane. Messi ishize nigeze kubona afishe y'undi muntu mugiye gukorana collab, gerageza utubwire uwo muntu ninde, aba hehe? Umuntu tugiye gukorana collab ni umuhanzi nyine uri USA bamwita T-Starboy. Tugiye gukorana collab ni coming soon. Indirimbo bayita mama nkunda nyine iracyari muri studio iri gukorwa, nisohoka tuzaba turabesha bose. Aya ni coming soon. Mama nkunda ari kumwe na T-Starboy aho ari hose turamusuhuje. Ikindi wenda twihutira ku musozo w'ikiganiro cyacu, ndagira ngo buri muntu agire inama agira cyane urubyiruko. Inama nyine nagira urubyiruko bakura amaboko y'umufuka nyine rugakora rukiteganyiriza nyine ejo hazaza, rukabika ipinda nyine ipinda ni ikofi niyo byose nyine, rushaka ikofi ibindi bizaza nyine, ikofi hari byose biba bihari. Okay, twagiye kwa Arsen. Icyo nabwira urubyiruko cyane wenda muri ba bantu bazi ko bifitemo ibintu bidasanzwe, gerageza wowe bishyira ahagaragara. Utazabiherera ubyererana hariya mu nzu wanyu, hariya muri quartier, hari ababishinzwe. Ngiye ntabwo ndi umuraperi, sindi umuhanzi, sindi iki, gusa mu mpano yanjye wenda muri show business ndimo, ngiye mfite kuzamura ijwi ryawe nkaryumvikanisha kwa GAD akaryumvikanisha kwa Meya akaryumvikanisha hejuru, ku buryo ko ujya kwisanga nawe uri mu rwego utaruzi. So mwitinyuke mwebwe, mwumve ko mushoboye. We are there to there, but we can do it. Turi hano urya ubuzima buba bugoranye, ariko aho waba uri hose menya ko impano ni ikintu kidasanzwe, ni umutungo ushobora kugendana hari hose ukagukiza. So ni inshingano zawe kugira ngo rero utere imbere bitewe n'icyo ufite wifitemo. Murakoze cyane. Tunabashimira abasore bacu ku mwanya wabo baduhaye. Ikiganiro cyari cyiza cyane, ndakeka yuko wanezerewe kubw'ikiganiro cyiza twagiranye. Tunabibutsa ukora subscribe kuri GAD TV Show KZB Talent Promotion, muna dufollowinga kuri Instagram zacu n'ubundi GAD TV Show KZB Talent, kigaliside.com, ikinyamakuru cyiza cyane kiriho ibintu byiza bitandukanye by'ubuzima busanzwe, ibintu bigiye bitandukanye byinshi cyane, kandi nkeka yuko bigenda bibagwa neza. Ndabasuhuje mwebwe mwese mukomeza kwita ku biganiro byacu, mutwereka urukundo rugiye bitandukanye. May God bless you.